umurongo bamuna Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati, nuko Dawidi agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata. ese ninkurikira izi ngabo nzazifata? Aramusubiza ati, nuko Uwiteka aramusubiza ati, zikurikire kuko utazabura kuzifata, ukagarura byose. mukomereza amashyi. hano ndimo nagerageza kugira ngo nihute wagere ku nzozi zawe. Haleluya. mu gihe uca mu bintu bidasanzwe, hano tumaze kubona umugaragu w'Imana Dawidi. yari umusirikare ukomeye cyane, yakurikira amateka mu yazabiri mbere y'uko ajya kubohora ibyari byatwawe n'inyago. yari yicaye asubira inyuma aravuga ngo bigenze bite? Yesu arashimwe. abo mwakumvishije aravuga ngo bigenze gute? arazinduka kugisha inama Imana. mbere data nanjye ndabasaba kugira ngo mujye mumenya kugisha inama Imana. hari intambwe nyinshi zo kugira ngo ugere ku nzozi zawe. iya mbere, ugomba kumenya icyo ushaka kandi kugira n'umutima w'urukundo. Haleluya. Find your vision and follow it. ni ukuvuga ngo niba ufite inzozi shaka, kuko ariko kugira ngo ugere ku cyo ushaka ni uko ugikunda. Find the need and feel it. ni ukuvuga ngo cya kintu ushaka gishaka, kumara kugishaka uragitekerezeho kibi cyawe mu mutwe. abahanga bashakashatsi b'ibimenyamuntu bavuga yuko kenshi umuntu hari ikintu atekereza cyane. ntabwo uzaba ikintu utatekereje. Haleluya. ntabwo uzakora ikintu utatekereje. igihe cyose watekereje ikintu, cya kintu kikuza n'inshuro nyinshi, nicyo kikugira ugomba kuba uriwe. ntabwo ugirwa n'abantu, ugirwa na cya kintu kikurimo, cya kindi kizamukira muri wowe, cya kindi kigutegeka. Haleluya. nicyo uzaba. iyo niyo ntambwe ya mbere. ntugomba kumenya ngo ndava hehe ndagera hehe, ese ndatangirira hehe zoreze hehe. Haleluya. icyo gihe ugashobora gukurikirana inzozi zawe ugize gute? wihuse, kandi ukazikurikirana umutima w'urukundo, kugira ngo ushobore kugira gute? gusenya karande z'ubuhenderekane, icyo twakwita generation cancer. ni ukuvuga ngo iyo umuntu ushoboye kumenya inzozi zawe, ukamenya uburyo uzikurikirana, ukazishyira mu biganza by'Imana, ntucike intege ntubivemo. waya karande na wa mugozi na bya bindi bidasanzwe na bya bindi by'iwanyu byose bizagira gute? uzabica. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. ni ukuvuga ngo icyo gihe bishobora bidufasha kugira ngo tubone kureka icyo twita generation cancer. imivumo ya karande ikurikirana abantu. niyo mpamvu kugira ngo dushobore gucika kuri gakondo byabaye ngombwa yuko dukizwa. Haleluya. iyo udakizwa n'ubaka wakimubata w'ubusizi, wakaba wakimubata w'ubusambanyi, wakimuri za kamere zose zikigira gute? ntabwo murabyumva neza. wabyumvise yakomera Yesu amashyi. nagira ngo mubwire ko uyu Yesu namenye kandi ntabwo muramenye. Haleluya. naramubonye kandi twarahuye. nyuma y'ibibazo namaze kugira na bwenge Yesu, nakumenye ku 9 maramaza mu 2000. nubwo mbabaje rwose, mbabaje Yesu, tuzakomeza tugendane. urumva nanjye kuzamubwira Yesu, namubwira Yesu, umwari mugore namukundaga, twaganiraga dufite ingamba zirindwi, ariko urambabaje, umbabaje n'inshuti yanjye, ariko kubera yuko ngewe nagukunze ntabwo nzakuvaho.
ngeza munamo Yesu byumve turi imbere y'itorero n'abakozi b'Imana ntabwo nzakubaho nubwo uri kuma cyane bizatwige kugeragesha ibyuma ariko urabizi ko dukundana. Haleluya. Ikindi cya kabiri ni ibanga ryo kugera ku nzozi zawe. Ntugitekereze utuntu dutoya. Yasashimwe. Ntugitekereze utuntu dutoya. Sipi. Kuko ubugari bw'ibitekerezo bwawe nibwo bugari bw'umugisha wawe. Ntabwo muranyumva. Abantu bishira ko kwezi. Haleluya. Imana ishimwe. Ubugari bw'inzozi ariko ubugari bw'imiti yawe. Nutekereza akantu gatoya uzaba akantu gatoya. Yesu ashimwe. Tekereza byagutse. Renga imbibi ziwacu. Reka kubwira. Ngewe nabwikiye ahantu umuntu bwabwe kwijyana umuntu. Kabaga mu z'ibyatsi. Rimwe na rimwe inzoka ikaza ikinjiramo tukararana nayo. Tugomba kubagarara nayo. Ni bande baraye mu nzu z'ibyatsi? Ndeke twirare nanjye ntabwo wirari imbere y'Imana. Imbere y'Imana ikatureze. Birashoboka ko twe mwavukiye mu migisha. Rero twararaga mu nzu z'ibyatsi. Inzu z'ibyatsi zazinze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakuyeho umutwe Nyakatsi. Uyu musaza bamukomeye mu mashyi koko. Uriya musaza ndamukunda bakarama. Nicyo mwifurije. Tuvukira mu nka tukanagera mu mase none twe twambaye inkweto. Basa aba bantu ntabwo tubaranyumva neza nananiranyije kwikinga ngo bakunde ariko banyangiye neza neza. Iminota y'umwaka nayo ndabona iri mu kugenda ifata. Murashaka bwagaruka? Nzagaruka ubutaha tuganire ibintu ndabona iminota irimo kugenda isate. Twararanaga n'inzoka none kuko twaraga mu nzu z'ibyatsi ababyeyi baryama hariya natwe turyama hariya none inzoka ikava mu byatsi ikinjira muri yazo muba mukinjira none se inzu ni muri biyitwike ariko mbarana gato narashoboye neza neza noneho inzoka ikinjira mu byatsi amara kwinjira mu byatsi nuko nyine bagatanga bya bipira by'igare ngo yishyure hazana umuhungu bagire gutyo kugenda none ubu gato mararyama mu nzu y'amakaro kuba mararyama mu nzu y'amakaro nta hantu Imana izakugura nta hantu Imana izakugeza. Niyo mpamvu nakubwira ngo ugomba gutekereza ibintu byagutse inzozi zawe n'umugisha wawe ungana n'intekerezo zawe. Intekerezo zawe ziba ntoya zikaba ngufi zikaba ahantu zikuta zidashobora kurenga nuko uzabona. Nuko nakureka izo generation class z'Rwanda y'igihumbi cy'ibiri batari barize gusoma no kwandika ndiga ntabwo bakwiga kubona n'abakora. Ntabwo ari intuze n'ituze cyaranziga bimeze neza kuko bameze neza. Ntaza teka ntanizanaza ninasonza igihugu kizanga mu gihe sibyo uvuga ngo ntanasonza igihugu kizagira kizanga abantu ntabwo cyakwemera ko umwana wagiye sonza atware wawe iyo kasi narayi uwo muvuma narawishe uvuga ngo yarawishe nawushe bombe y'amasengesho bagenzi bapfa nabo bakababwira batazisoma no kwandika ariko barageze barakabaho bahora basabira ijuru ariko noneho n'abantu nkanjye uzazana n'amatari kuko data atarapfa yaratubwiye turi mu mpunzi hano zakibona muri za 1982 hagati umwana wanjye n'ugira amahirwe yo kwiga kuko wabona ikoshwe rinini wabaga azi gusengura urungereza akubishe atuzige ati cyakabitse twe turashaje niba igihe cyo gutabara igihugu uzabikora shaka umusaza naramwumviye ntatera icyo mfite Yesu ashimwe gahingi data naramwumviye ntatera icyo mfite narize no gutabara igihugu ndabikora muganga amina ako kantu nako ni kantu nakubishe ko gutekereza byagutse aka kabiri
is possible until someone does it. Ntabwo bizakorohera utarabyinjizamo ibirenge. Haleluya. Mwisanduka y'Uwiteka kugira ngo yambuke nk'uko abakozi bayo babanje kugira bate. Bashoboye iki? Ibirenge n'abashaka kugakiza ibirenge. Imana izabana nawe muri byose. Haleluya. Akagatatu ntukajye wumva abacantege. Urumva kugenda. Ariko ushobora kuba muri abakristo ntabwira pasiteri nyemere nongereze tuganire ukwiruka ku mwanya umuhamagaro. Kandi jewe wanyere kugaze n'ubu ndacyawe mugagamira. Ntukajye wemera abacantege. Mu rugendo dufite barucantege. Dawudi yimaze kumugora. Ntabwo yagishije inama se na nyina. Haleluya. Ntabwo yagishije inama bene wabo. Ahubwo yagiye imbere y'Imana arimo kumigeze gute. Haleluya. Yaravuze ngo migeze gute. Imana ibere ifite kubakurikira. Haleluya. Mufite inkuru nziza. Kurikira Imana. Kandi uzamutera. Yego nakuri imyuri mu bibazo ariko Imana izajya izabana nawe. Haleluya. Nukuvuga ngo ubwoba kwirinda abacantege mu rugendo turafite bene data mu bwira dufite icyifuzo mushyikira ko bino ngo ntabwo uzakibura uwo mukwe tugenda tukashitana nabyibuka nanjye nabyiga dutara babyimura tugatangira hanyuma nawe ko wikunda cyane kumva amafaranga wabutumye ukuze mu dokeza nta kiza nta kizafasha basi nenge n'amateka y'ufaga hirya mwana narengeje amasaha ihangane bazirukana abadayimoni baba barimo hirya y'inyina basi niba n'ubwitanguka kuko bikundipfaye kandi ibyo bizakuba kumbuye sibyo hasi ntacyabaye kubaga hirya reka nakashore tufuti uba tunikashore sibyo abanyarwanda babo nabo ubona batawujya urucibwamo none se njye najya kugufasha gutegeka ikashore ngomba kubanza kwirukana umwanzi hanyuma nkagaruka nkaza no gufata siko bimeze. Haleluya. Mwirinde urucantege mu nzira. Abo bene data bagukeneye gukora ngo muzabigeraho ndakufitiye inkuru nziza izabigeraho. Nanjye nabigeze kuki wowe uzabigeraho. Icya kane muzashyireho kwitwaza. Babyumvise urabona ngo ndakuze urabona ngo kwa data nta muntu ngo se ko n'ubundi kwa data nta muntu wizubayo urabona ngo si nanjye nabakanaka wayote kubera Yesu ashimwe kugira ngo ushobore kugera ku nzozi zawe ni ukuzikurikirana ufite umutima wo kuzikunda hanyuma ugakuraho icyitwa bariyeri yo kuvuga ngo sinzabishobora. Nushyiraho sinzabishobora ntabwo uzabishobora. Niyo mpamvu biringira ngo what is humanly impossible for God is possible. Ikidashobokera umwana w'umuntu kumara kiragute kirashoboka. Haleluya. Ikidashobokera umwana w'umuntu kumara kiragira gute bafite inkuru nziza yuko bishoboka mu Mana. Imbere y'Imana w'umuntu ntibishoboka, imbere y'abakomeye ntibishoboka, ariko imbere y'Imana birashoboka. Haleluya. Icyanyuma God do not just take. Niba hari ikintu Imana igufashije mu buzima bwawe subira inyuma nawe ugire Imana igihugu. Haleluya. Do not just take but give back. Niba hari umugisha Imana ikugejejeho Yesu ashimwe
wikwiherera n'abamugisha gerageza gusubira inyuma ugira n'umukurayo. Yesu ashimwe. Amen. Ugira n'ukurayo inyuma umuzane nawe mugendane umurizo n'umuze n'amahoro. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Mugomba gusiga ibihamya imbere yanyu maze iminsi nyirana no kuvuga ijambo ry'Imana numva Imana imabihirabira mu mutwe kubigira batumishije bisanga mu nzozi. Urabona ugomba kuvuga ijambo sinzi niba niryo y'ingirisi misi. Imana irambwira ngo utari mu nzozi ndimo kubwiriza abantu banza ari mwebwe. Yesu ashimwe. Vuga ngo Imana yampaye ijambo tuvugishije ukuri wese kwiranga kw'abantu. Yego ntabwo twebwe Imana ariyo. Ubundi igihe tubasha ko kwegeranya abantu bangana gutya. Ubundi ntabemeza ko atari Imana ibemeje. Uzi ba Tomasi bari muri mwebwe umuntu mugari. Ndatukanye mu ngo badenye batukanye. Ba Tomasi niba hano kandi nalewe ariko Imana ishobora byose. Haleluya. Nukuvuga ngo give something back to your country. Namwe muri hano mushobore kugira umukorera igihugu. Yewe reka gufata intwaro cyo gutuma umenya gatomo na Israel n'abandi bakorana ariko nawe ujya kuva gusenga Imana. Haleluya. Ujya kuva gusenga Imana. Iki gihugu kirinisha imbunda y'amasengesho. Vuga ngo kirinisha igihugu kirinisha iki? Ushyire explosive y'amasengesho. Ushyireho miziri y'amasengesho. Irenge n'ikirere cy'u Rwanda n'Abanyarwanda. Nimutabikora abandi bazabikora. Niba bageze ubundi igihe byagendaga babikira gutya. Ntabwo n'ibihugu bibyo n'ibyo Rwanda. Ariko ubundi bwose bw'imba. Haleluya. Ngana gusoza rero. Nyotanyi gukoresha neza. Baramubwiye ko ugomba gusoza sana mu Rwanda. Ndagira ngo mwarimu usomere icyanditse kiri muri Hagayi 9. Ezekiel kiravuga. Hagayi 9. Uraza gukurikizaho kuva gatatu na karindwi. Hanyuma abasoje. Haleluya. Turacyari kumwe. Kubana turi kumwe mu kwezi. Imana bari cyane tubanye. Hagayi 9 bageze Hagayi 9. Igitabo cy'umuhanuzi Hagayi 2:9. Ubwiza bw'iyi nzu ihangane ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ubwiza bwo hanyuma yawe. Haleluya. Ubwiza bwo hanyuma yawe. Ubwiza bw'ibyo bizakurikira buri munsi bizaruta ibyakubanza. Zahatangira amahoro. Niko Uwiteka Nyiringabo Twaje kuyiringa nayo n'itubere maso. Nibigeze neza. Ndabinginze ubwiza bwanyu ubwo hanyuma buzaruta umunsi. Haleluya. Uzoreza mu kigondo na karindwi. Nahavuze bwari. Kigondo na karindwi. Haleluya. Usome mu izina rya Yesu. Uwiteka abwira Mose ati shyiraho amazina yawe.